sinzi impamvu Imana ikunda kunyuzaho ibi bintu, ariko nzajya mbivuga uko biri, kubera ko naje gusanga iyo umuntu adakomeza kuvuga iby'Imana imubwiye aba ari kurushaho kwigwingiza, kandi yaduhamagariye kugira ngo dukore umurimo wayo. Mu minsi ishize ariko nagira ngo mbabwire ngo nimugarukira Imana, Imana nayo izabagarukira, kandi ndabizi neza ndi kubyumva mu mutima wanjye yuko iki kiganiro ni mu cyumva muzamenya ko ari mwebwe muzihane muzace bugufiya, Imana izabagirira neza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ni mwihane muce bugufiya mugarukira Imana, Imana izabagirira neza kandi Imana izabambika imbaraga. Iri joro nibwo naraye ngize iyerekwa, hanyuma ndyamye, bwari no mu rukerera rwose hafi bugiye gucya. Hanyuma ngiye kubona mbona haje abagore babiri. Aba bagore njya mbabona kuri social media, cyakora cyo ntago nigeze mvugana n'umwuka yuko ndi bubavuge mu mazina, ariko ni abagore nagiye kubona mbona baje imbere yanjye ari babiri mu gitondo mu masaha ya saa 9 saa 10 gutyo. Mbona baje mu maso yanjye, bamaze kuza mu maso yanjye mbona abagore baratangiye baratukanye basubiranamo, baratukana cyane, ndetse batangira no gutukana ku bijyanye n'imiterere yabo. Umwe atangira kubwira undi ngo wowe ngo ntago bagukunda, ngo wowe ngo rwose ngo nta nubwo abagabo bakwemera. Bya bindi by'abagore ngira ngo abantu benshi, abantu turi kuvugana barabizi, abantu turi kuganira barabizi, ngo gihe abagabo bankundira iki, ngo bakankundira n'iki, ngo bakankundira n'iki, ngo mfite iki ngiki nkagira n'iki nkagira n'iki nkagira n'iki. Mbese akagenda avuga ibimuranga ngo abagabo bamukundira cyangwa se bamushakaho. Ngo ariko wowe nguri nta kigenda. Bagore baratukana. Noneho ndareba ndavuga se aba bagore ni babandi buzura umwuka, boka yuko waba waragize intege nkeya. Ariko niba waragize intege nkeya, reka kuza guhanurira abantu babeshya, ahubwo banza ushake mugenzi wawe, wihane uce bugufi, ureke gutukana. Kuko sinzi umuntu umwe twigeze tuganira, ndamubwira ngo aho uri hose burya ijisho ry'Imana riba ari kureba. Ijisho ry'Imana rireba umuntu ari mu cyumba ryamyemo, ijisho ry'Imana rireba umuntu ari muri dusha ari koga, ijisho ry'Imana rireba. Gusa nabonaga aba bagore nabonaga badafite n'abagabo, ariko Imana ibahe n'abagabo mu izina rya Yesu. Imana ibahe n'abagabo, muve mu bintu by'ubusambanyi, muve mu bintu by'urukozasoni, muze muvuga Imana mwabonye, muvuga Imana mudashaka ibirayi, muvuga Imana mudashaka indamu, ahubwo kanizere ko mumeze neza kandi mwese muri amahoro, mwese mudukunda kandi mukukira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Kamwe ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana uwo ndetse n'abanyi bose mu cyo bitandukanye mugiye muhereremo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'ibirengera bwaryo. Reka mwese twizere ko muri amahoro. Turabasuhuje twifurije umugisha w'Imana, twifurije ineza y'Imana. Imana ibagire neza, agomba gutabarwa Imana batabare, abagomba kumvirwa Imana ibumvire mu izina rya Yesu Kristo. Ni bene kuri mikoro ndi kumwe na Muhire Didier Prophète, niwe tugiye kubana nawe muri kano kanya. Didier, twishimiye kubana nawe. Amahoro y'Imana nabane namwe. Umeze neza? Turashima Imana. Urakomeye? Yego. Kutuje cyane Didier. Ni bisanzwe niko bigomba kugenda. Ntabwo tugomba kwirukanka, tugomba kugenda gake. Yego. Dushimye Imana ko igushoboje kandi ukabongeye kuboneka kugira ngo uzutange ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana igumugisha. Yego namwe, ariko ngira ngo burana ari narabuzera. Ntabwo wabuze ko dushimye Imana ko igushoboje ukaboneka. Yego. Nabwo burya umuntu mutaranye iyo mubonye aba ari ishimwe ryongeye ko yandi mashimwe. Yego. Dushimye Imana rero. Imana ishimwe cyane. Twishimiye kuba nawe, reka tugusabe usuza abaduteze amatwi. Abantu badukunda, abantu bakunda ijambo ry'Imana, abantu bakunda iyobokamana, amahoro y'Imana nabane namwe, kandi abantu bakurikira ibiganiro dukunda gukora, Imana nibagirire neza. Imana niyambika imbaraga umuntu wari we wese ufite ishyaka n'umwete wo kugira ngo akiranuke kandi azabone Imana. Amen. Imana nibagirire neza cyane. Nawe Imana ikugereza, ntago dutinda Didier, turagira ngo noneho usenga Imana uhita tugezaho n'ubutumwa Imana ashyize ku mutima wawe. Ni karibu.
Reka dusenge. Mana data mu izina rya Yesu, ugira neza, usumba byose, uri umwami, uri rubasha, tuje imbere yawe kugira ngo udushoboze kandi utubashishe, imbabazi zawe zigaragare. Tugiye kuvuga ibyawe ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe ryuhe icyubahiro kubw'imbabazi zawe ndetse n'umurava wawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Ushyigikire buri wese kandi mwami, abumva bakumvira, ineza yawe nibagaragareho. Amen. Amen. Karibu. Yego. Turaza kuganira ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ijambo rirerire, ni ijambo rigufiya. Turariganira, riri hano mu gitabo cyo Kuva. Ni igice cyaho cya 33. Turasoma duhereye ku murongo wa 19. Ni amagambo atari maremare cyane, ubundi ndaza kubabwira ibintu bijyanye n'iyerekwa mfite rigufi ariko ribwira abantu kugira ngo bagaruke ku Mana, abantu bagaruke kuri Kristo, kuko Yesu niwe rufatiro kandi Yesu niwe nkingi ya mwamba ya buri muntu wese. Ni Kuva 33 umurongo wa 19. Wadusomera iryo jambo Kuva ibice 33 umurongo waho w'9. 19. Umurongo waho wa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aramubwira ati, yego, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Yego. Nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka. Yego. Kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Rekeraho. Amen. Amen. Iri jambo dusomye ni ijambo Imana yaganiriye, cyangwa se Mose yaganiriye n'Imana ubwo Abisiraheli bari barimo bava mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano. Mose yagezeho areba urugendo afite, areba ukuntu Abisiraheli bari kumunaniza, areba ukuntu Abisiraheli bari kumugora, areba ukuntu Abisiraheli ababwira ntibabyumve. Arangije arabaza Imana, abaza ati, kubundi Imana ni wowe waduhamagaye? Ese ni wowe wadukuye mu gihugu cya Egiputa? Arayibaza ngo ni wowe wampaye kuyobora ubu bwoko? Ni wowe watumye, ni wowe wantumye ukambwira ngo ningende njye kuyobora ubu bwoko? Arayibwira ngo niba ari wowe wavuganye nanjye, niba ari wowe wambwiye, niba ari wowe wansezeranije, ongera unyereke ineza yawe, ongera unyereke mu maso hawe, ongera unyereke ubuntu bwawe, ongera unyereke imbabazi zawe. Hari igihe umuntu abaho mu rugendo, hanyuma urugendo rukamugora, urugendo rukamunanira, agasigara yibaza ngo ese ni Imana navuganye nayo? Ese ni Imana yampamagaye? Imana tugendana, ese ni Imana imvugisha? Ngo Uwiteka aramubwira ngo kubwanjye yewe Mose we, nzanyuza kugira neza kwanjye, nzakunyuza mu maso yawe. Aramubwira ngo kandi nzagendana nawe kugira ngo nkuruhure. Ariko Imana irabanza iramubwira ngo rero Mose, dore Abisiraheli bananiye, dore Abisiraheli ntago bari kumva, ntago nzongera kugendana nabo. Ngo Mose yinginga Imana, arayibwira ngo ndakwinginze, reka ngendane nawe, reka tugendane nawe, ni wowe waduhamagaye, tutari kumwe nawe ntago twabasha kuva inahangaha. Aya ni amagambo akomeye Mose yavuganye n'Imana. Natwe uyu munsi dufite icyo twavuganye n'Imana, nawe uyu munsi ufite icyo wavuganye n'Imana. Hari icyo Imana yakubwiye, ndagira ngo nkubwire ngo ihangane, wemere yuko Imana ari izakuruhura. Message mfite cyangwa se iyerekwa mfite iyerekwa ry'abantu bari gushaka kugenda mbere y'Imana. Imana itaraza ngo ibagenderere, bo bari gushaka kugenda mbere yayo. Imana itaraza ngo ivugane nabo, bo bari gushaka kugira ngo mbese bavuge ko ari Imana ivuze kandi Imana itaravuga. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana niyo yonyine yo kuvuga ukamenya ko Imana ivuze, Imana niyo yonyine yo gukora ukamenya ko Imana ikoze. Nuko ngo hatabaye Imana nta muntu numwe wabasha gukora, nta muntu numwe wabasha kuvuga.
rero biravuze ngo abantu nibagaruke ku Mana kandi bemerera Imana iba ari ibakomeza, bemerera Imana iba ari ibatabara, bemerera Imana bayishyira imbere, Imana igendane nayo nabo. Maze iminsi ngira iyerekwa ry'abantu bakunda kuza kunyura kuri izi mbuga nkoranyambaga za social media, ahari sinzi impamvu Imana ikunda kunyuzaho ibi bintu, ariko nzajya mbivuga uko biri, kubera ko naje gusanga iyo umuntu adakomeza kuvuga iby'Imana imubwiye aba ari kurushaho kwigwingiza, kandi yaduhamagariye kugira ngo dukore umurimo wayo. Mu minsi ishize nibwo twari turimo tuganira ku bantu bamwe na bamwe Imana yagiye igaragaza, ariko iri joro nibwo narayengize iyerekwa, hanyuma ndyamye, bwari no mu rukerera rwose hafi bugiye gucya. Hanyuma ngiye kubona mbona haje abagore babiri. Aba bagore njya mbabona kuri social media, cyakora cyo ntago nigeze mvugana n'umwuka yuko ndi bubavuge mu mazina, ariko ni abagore bakunda guhanura cyane rwose kuri social media, ariko nimbivuga bo barabyumva, kubera ko kenshi na kenshi buriya hari uwavuze ngo iyo uteye ibuye mu gihuru ikivumbutsemo nicyo kiba cyari kirimo, cyangwa ni ibintu byumvikana hafi aho ngaho. Hanyuma abo bagore mbazi nk'abahanuzi, mbazi nk'abavuga butumwa kuri social media, ariko natangaye cyane rwose, byantangaje, biranantangaza cyane, n'ubu ngubu biracyari kunyobera. Nagiye kubona mbona baje imbere yanjye ari babiri mu gitondo mu masaha ya saa 9 saa 10 gutyo, mbona baje mu maso yanjye. Bamaze kuza mu maso yanjye mbona abagore baratangiye baratukanye, basubiranamo baratukana cyane, ndetse batangira no gutukana ku bijyanye n'imiterere yabo. Umwe atangira kubwira undi ngo wowe ngo ntago bagukunda, ngo wowe ngo rwose ngo nta nubwo abagabo bakwemera. Bya bindi by'abagore ngira ngo abantu benshi, abantu turi kuvugana barabizi, abantu turi kuganira barabizi, ngo gihe abagabo bankundira iki, ngo bakankundira n'iki, ngo bakankundira n'iki, ngo mfite iki ngiki, nkagira n'iki, nkagira n'iki, nkagira n'iki. Mbese akagenda avuga ibimuranga ngo abagabo bamukundira cyangwa se bamushakaho. Ngo ariko wowe nguri nta kigenda. Bagore baratukana. Noneho ndareba ndavuga se aba bagore ni babandi buzura umwuka wera? Ese ni umwuka wera buzura? Ndagira ngo mbwire abantu bitwa abakozi b'Imana mugarukiraho. Hanyuma nabonaga harimo uwo twakwita mu Kinyarwanda hari ibyo bita ngo n'ubushizi bw'isoni. Nabonaga harimo witwa umushizi w'isoni, ushira isoni cyane bya hatari, utukana, usebanya, mbese ibintu by'urukozasoni arabikora. Hanyuma ndavuga ngo nimureke nyabuneka, kandi icyagusetsa aba bagore bavuga n'indimi izo twakwita indimi z'umwuka kuri social media, bavuga indimi z'umwuka hano kuri, mbese barabwiriza bakavuga n'indimi. Ariko ndagira ngo mbwire abantu ngo nimugaruke ku Mana. Imana irashaka ko muyigarukira, mukareka ibintu bidafite umumaro, mukareka ibintu by'amatiku, mukareka ibintu by'amahane, mukemerera umwuka akabayobora. Ibyo ngibyo muvuga murata murushanya, ibyo ngibyo nta gaciro bifite, ahubwo ni murushanye agakiza, ni murushanye gukizwa, murushanye guhesha Imana agaciro, murushanye kwamamaza inkuru nziza za Yesu. Iri jambo dusomye n'Uwiteka wabwiraga Mose. Iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana muri iki gihe cya none, ntago tuba turi mu kuvuga ibyo kwa Mose yararangiye, n'ubutumwa bwe yarabutanze n'ibyo yarabikoze, ariko iri ni ijambo Imana yasize kugira ngo rijye ritiyobora mu gihe cyacu. Rero tubwiye ngo Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzabugirira, kandi nzababarira uwo nzababarira. Iri ni ijambo rikomeye ngira ngo twumve turyumvire nyabuneka. Bantu tuvuga ko tugabura iby'Imana, birashoboka yuko waba waragize intege nkeya,
kuko niba waragize intege nkeya reka kuza guhanurira abantu babeshya, ahubwo banza ushake mugenzi wawe wihane uce bugufi ureke gutukana. Kuko sinzi umuntu umwe twigeze tuganira ndamubwira ngo aho uri hose burya ijisho ry'Imana riba ari kureba. Ijisho ry'Imana rireba umuntu ari mu cyumba aryamyemo, ijisho ry'Imana rireba umuntu ari muri dushe ari koga, ijisho ry'Imana rireba umuntu aryamye asinziriye nta wundi muntu umureba, rikareba ibitekerezo afite. Biravuze ngo ibitekerezo byawe Imana yarabibonye, imiterere yawe Imana yarayibonye. Imana irashaka ko mukizwa mukagaruka mukihana hanyuma mukavuga ubutumwa bwayo ariko mwarakijijwe. Imana ntago igaragaza iki kintu kuko ibanga, ahubwo Imana igaragaza iki kintu kugira ngo mugaruke. Ni nk'inama Imana iri kubaha kugira ngo mwumve inama zituruka ku Uwiteka hanyuma mwihane muce bugufi umumaro hanyuma musenge, Imana izabagirira neza. Aba ni bagenzi banjye bagaragara ku mbuga nkoranyambaga nk'uko ndi kuzigaragaraho, ariko bibaye byiza abo twereka inzira twakabaye tubereka inzira natwe turimo. Ntago byemewe ko ushobora kubura umuvugabutumwa ngo ubure umushizi w'isoni, ntago byemewe ko uri umuvugabutumwa ngo kandi uburi n'umusambanyi, ahubwo ibyiza nuko wakwihana ugaca bugufiya Imana ikakugirira neza. Yesu akomeze kubagirira neza kandi Yesu akomeze kubambika imbaraga. Hari igihe kijya kigera abantu bakagira intege nkeya, umuntu akagira intege nkeya akumva afite intege nkeya, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko byagenda kose mu ntege nkeya ufite gerageza ugaruke ku Mana, gerageza ugaruke wongere usenge, gerageza wongere wihane, gerageza wongere uce bugufi. Njye Imana inyeretse ikintu ubu muri iyi minsi nabwiye Imana ndayibwira ngo Mana namaze kumenya yuko ukunda umwereka cyangwa se umuha ubutumwa, ntago nzongera gufata ubutumwa bw'abantu ngo mbwicarane mbwihorere. Buri najyaga mbibona Imana ikabimpa nkaceceka, Imana yabimpaga rwose nkaza nkabyihorera nkitambukiriza ibindi, ibyo bintu nkabyihorera. Ariko naje gusanga nanjye ubwanjye ndimo ndidindiza kandi ndimo ndica n'umurimo w'Imana. Rero abantu yenda naba ntarabwiye iby'Imana yambwiye byabo, mumbabarira aka kanya rwose ndihannye, ntago nzongera. Imana imbabarire namwe mumbabarire, ngiye gukora umurimo w'Imana nk'uko bikwiye, kuko ntago abantu nta cyiza abantu bazangirira, ariko ninubaha Imana, Imana izangirira ibyiza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo nimugaruke ku Mana kandi Imana ikomeze kubagirira neza, Imana ibambika imbaraga. Babyeyi muza kuri social media, Imana ibagirire neza. Gusa nabonaga aba bagore nabonaga badafite n'abagabo, ariko Imana ibahe n'abagabo mu izina rya Yesu. Imana ibahe n'abagabo, muve mu bintu by'ubusambanyi, muve mu bintu by'urukozasoni, muze muvuga Imana mwabonye, muvuga Imana mudashaka ibirayi, muvuga Imana mudashaka indamu, ahubwo muvuga Imana kugira ngo abantu bakizwe bagaruke ku Mana. Imana izakora ibirenze ibyo mutekereza Imana yakora, kuko buriya kuba umuntu ashobora guhanura agahanura akavuga ko Imana ivuze Imana itavuze, ngewe ubu ngubu bisigaye bintangaza, bisigaye binyobera. Hari n'igihe mbaza Imana nkayibaza ngo ni gute umuntu ajya mu ndimi akavuga indimi, ariko ngewe najya mwiyerekwa nkabona wa muntu ni umusambanyi, nkabona wa muntu ni umushizi w'isoni, nkabona wa muntu ni umutukanyi, nkabona wa muntu ni umunyarugomo. Ni gute ibi bintu bigenda gute? Ibi bintu mbese biba birimo gute? Rero hari abantu bihamagaye bishyira muri ibi bintu, bakora ibyaha babikoreramo ibyaha, ariko nagira ngo mbabwire ngo nimugarukira Imana, Imana nayo izabagarukira. Kandi ndabizi neza, ndi kubyumva mu mutima wanjye yuko iki kiganiro nimucyumva muzamenya ko ari mwebwe, muzihane muzace bugufiya, Imana izabagirira neza. Amen. Amen. Hari nta mu Rwenda n'Urwenda zari hamwe mu rwuri, hari kimwe yarizimiye ivuye ku mungeri, mu bihanamanga izerera isayumungeri wayo mwiza, mu bihanamanga izerera isayumungeri wayo mwiza.
izufite urwenda n'urwenda ese ntizihagije uwo mungera ati sigaho niyo nayo niyanjye naho yabigeze kure ngiye gushaka iyo ntama yanjye naho yabigeze kure ngiye gushaka iyo ntama yanjye mu bacunguwe ntawamenya imigezi yambutse no kuzerera mu mwijima ashaka iyazimiye nta mihondoberera asanga ivunitse yenda gupfa yumva nta mihondoberera asanga ivunitse yenda gupfa iyi nkora mbona niyiki kwirimwa amaraso se ati ntuzi ko nanyuza shaka intama izimiye yumva intama ihondobereye asanga ivunitse yenda gupfa yumva intama ihondobereye asanga ivunitse yenda gupfa. Haleluya, amina. Rero Imana irashaka ko muyigarukira. Yasize 99 ajya gushaka imwe yonyine. Mu bacunguwe nawe urimo, mu bacunguwe nanjye ndimo, mu bacunguwe mu bo yameneye amaraso twese turimo. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ni mwihane muce bugufiya mugarukira Imana. Imana izabagirira neza kandi Imana izabambika imbaraga. Ibyo Imana izabategeka gukora muzaba ari byo mukora, ubundi Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ndumva twagana ku musozo. Ntacyo bitwaye. Ndumva twagana ku musozo. Niba nta kindi kibazo mushobora kumbaza nk'abanyamakuru, ndumva twagana ku musozo tugasenga Imana ikagirira neza abantu bayo. Imana igumugisha Didier ku butumwa bwiza utambukije ubutumwa ariko nawe ukora ikintu gikomeye uvuga uti nanjye ndatuye. Imana ajyaga impa ibintu simbitambutse. Reka nkwatura imbabazi nayo ubwiye ngo Imana ikubabarire mu izina rya Yesu. Imbabazi zikubone ko ntuzongera. Kuko nawe uri mu bantu bishe benshi. Imana imbabarire. Uri mu bantu bishe benshi. Hari benshi bagiye bazize yuko batabimenye kandi Imana iraguha message zabo. Imana ikubabarire kandi ntuzabyongere. Yego. Didier, nimba nta kindi wongeraho ku butumwa Imana iguhaye, none turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Uratanga nimero za telefone udusengera Imana. Icyo nongeraho nuko umuntu wese uzumvira Imana azagirirwa neza nayo. Ubundi telefoni ni 07 88 20 85 18. Iminani ni 2 20 85 18. Mana dusohoje ibyo washatse ko tuvuga, natwe tugirire neza, imbabazi zawe ziganze, ineza yawe ikomeze kubana natwe, ubuntu bwawe buba ari bwo butuyobora, ubane na buri wese. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana igumugisha, tuzome dusubira. Yego.